Ndabasuhuje, nitwa Skid Belikmas Byiringiro. Uyu munsi ngiye kubabwira bimwe mu bintu bitera kwitsamura. Ese nawe ujya witsamura? Menya ikigutera kwitsamura. Sobanukirwa ikiganiro nize nendo. Njye ni Skid Belikmas. Iyo habayeho kwinjira kw'ikintu runaka nk'umwuka mu mazuru, kikarenga ubwoya buba mu zuru, kikagera ku gice cyitwa mucus, ako kanya ubwonko bihita bimenya maze bugategeka ifunguka ry'imikaya yo mu kanwa bigenewe. Icyo gihe hahita hasohoka umwuka mwinshi uturutse mu bihaha, aha niho umuntu ahita yitsamura. Kwitsamura rero ni igikorwa cyakorwa kidateye no gushaka kwacu, icyo twita action involuntary. Iyo umuntu amaze kwitsamura yumva aruhutse ndetse umubiri ugubwa neza. Mu bice itandukanye ku isi, mbere y'uko basobanukirwa igitera kwitsamura, bari bafite imyumvire itandukanye ndetse n'uburyo bwihariye babyitwaramo bigendanye n'umuco wabo. Mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, bari bazi ko iyo umuntu yitsamuye nta kintu kigaragara kibiteye, cyabaga ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu uri kumuvuga. Naho mu Cyabongereza ho bari barafashe kwitsamura nk'ikimenyetso kibanziriza uburwayi bukomeye. Hari abanditsi bavuga ko ariho bakuye imvugo yo kuvuga ngo Imana iguhe umugisha, God bless you mu rurimi rw'Icyongereza, bakoresha iyo umuntu yitsamuye. Gusa hari abandi bavuga ko imvugo yo kwifuriza umuntu kumererwa neza. Iyi mvugo ishobora kuba yaravutse bitewe n'uko hari abantu bari bazi ko iyo umuntu yitsamuye umutima uhagarara gato. Kumwifuriza umugisha w'Imana byaba ari nk'ikimenyetso cyangwa se isengesho umusengeye kugira ngo atagenderako. Hari abantu bavuga ko kwitsamura bishobora gutuma roho y'umuntu itoroka. Kumwifuriza umugisha byari ukumusabira ngo abe amahoro. Mu Rwanda yo iyo umuntu yitsamuye baramubwira ngo urakire. Cyokora abashakashatsi barabikoze bigaragaza ko inkomoko y'imvugo yabuze. Kwitsamura ntibiba ku bantu gusa, ahubwo no ku nyamaswa zirimo imbwa, injangwe n'inkoko. Imbwa z'inyagasozi zo muri Afurika zo zikoresha kwitsamura mu buryo bwo kuganira cyangwa se guhanahana amakuru, cyane cyane zimenyesha ko hari umuhigo cyangwa se udahari. Uburyo bwo kwirinda kwitsamura muri rusange ni ukwirinda ibintu byanduza umwuka duhumeka no gukurura imyanda cyangwa se imikungugu mu nzu yo kubamo, n'ubundi buryo bwose bushoboka ibyatuma umwuka uba mwiza byose. Ku rundi ruhande ariko hari abantu bakunda kwitsamura bityo bakumva kubyirinda atari byiza. Hari ubundi buryo wakwifashisha. Ushobora kwifashisha uburyo bujyanye n'imirire kugira ngo urwanye kwitsamura. Iyo uriye cyangwa se unyweye tangawizi, icunga cyangwa se oranje, indimu n'izindi mbuto ziri muri ubu bwoko ziragufasha kuko zikungahaye ku byo twita antioxidant, zifasha kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, bityo umubiri ukabasha kurwanya bagiteri zabasha kuwangiza. Nitwa Skid Belikmas Byiringiro, ndabashimiye, mugire ibihe byiza.